Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko Habyarimana yinjiye mu mugambi wa jenoside kuva mu busore bwe ari umwana muto. Mwicare hamwe, iyi ni inkuru ikubiyemo byinshi mutabwiwe. Uyu mwanya turi ku kinyamakuru Igihe, niho dusoma. Banza ukande like kuri iyi video unakore subscribe. Manifeste y'abahutu yari yaramucengeye uko Habyarimana yinjiye mu mugambi wa jenoside kuva mu busore bwe. Nitwa Samuel Mugisha Ngiyewumva. Amateka agaragaza ko urwango Juvenal Habyarimana wayoboye u Rwanda yari afitiye abatutsi ari urwa kera, ndetse ko umugambi wa jenoside yabakorewe mu 1994 yawinjiyemo akiri umusore muto. Muti biteye gute? Ibyo ko ntabyo twari tuzi. Dore uko biteye. Umwe mu bazi neza amateka y'uru rwango Habyarimana yari afitiye abatutsi ni Ambasaderi François Xavier Ngarambe, akaba umuhanga mu mateka y'u Rwanda, akaba n'umwanditsi w'ibitabo. Amateka y'imyitwarire ya Habyarimana agaragara mu gitabo cya Ambasaderi Ngarambe yise Le Génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994, conséquences inéluctables des politiques criminelles et des crimes politiques de 1959 à 1994. Gisobanura uko jenoside yateguwe kuva kera n'igitabo. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, Ambasaderi Ngarambe yibukije ko Habyarimana yavutse mu mwaka w'1937 akomukandika ahantu. Icyo gihe haburaga imyaka 20 ngo hatangazwe manifeste y'abahutu. Maze aragenda aba mu rubyiruko rwacengewe n'iyo nyandiko yari igamije gushyira imbere inyungu z'abahutu hatitawe ku nzira zose byari kunyuramo cyangwa se gucamo. Turi mu bwana bwe, ni perezida wacuye igihe. Yego, yasobanuye ko mu 1960 hashize umwaka hatangiye ikiswe Revolution y'abahutu. Habyarimana yinjiye mu gisirikare binyuze muri gahunda y'umubirigi Colonel Logiste washakaga kubaka igisirikare cy'abahutu kugira ngo kizarimbura abatutsi. Ati muri iki gisirikare Logiste yabonaga Habyarimana nk'umuntu ukwiye guhagararira uru rubyiruko rw'abahutu rwari rufite ubushobozi bwo kwica abatutsi nta kuzuyaza. Yari yarabicengejwemo ubwo yari afite mu myaka 20 mu gihe cy'imyitozo ya gisirikare. Iyi ni inyandiko ya Ambasaderi, nawe watangaho igitekerezo muri comment. Ambasaderi Ngarambe arakomeza, yasobanuye ko mu 1932 kugeza mu 1933 ubwo Habyarimana yavaga mu masomo ya gisirikare, yayoboye ibikorwa byo gusubiza inyuma ibitero by'inyenzi, ariko we n'abandi basirikare banatangira kwica abasivile b'abatutsi mu gisa no kwihimura. Yatangaje ko mu 1933 kugeza mu 1934 Habyarimana yatangiye kuyobora igisirikare cy'igihugu n'izindi nzego z'umutekano abisigiwe n'ababirigi batari bagikoloniza u Rwanda. Ayobora ibikorwa byo kwica abatutsi abifashijwemo n'umutwe wa Parmehutu yanyanyagijemo intwaro nk'umusirikare. Dukomeze. Ambasaderi Ngarambe yagize ati: twavuga muri rusange ko ingengabitekerezo ya jenoside muri Habyarimana itatangiye muri za 90 cyangwa se 80. Yatangiye kuva Parmehutu yashingwa no kuva hatangira gukwirakwizwa manifeste y'abahutu. Yagaragaje ko nubwo ibimenyetso bya jenoside byagaragaye kuva mu gihe cy'ubutegetsi bwa Gregoire Kayibanda, Habyarimana yawusigasiye n'umugambi kugeza ushyizwe mu bikorwa nyuma y'imyaka 21 agiye ku butegetsi. Ambasaderi Ngarambe umubajije ngo uti gute ibyo uvuga bishoboka, yakubwira ko kuva Habyarimana akiri muto yakundaga ubutegetsi ku buryo byageza aho ashaka gusimbura Kayibanda afite imyaka 26 yonyine y'amavuko. Iki gihe ari umusirikare wari ufite ipeti rya Liyotona. Ibaze. Ati ku myaka 26 ubwo yagirwaga umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda yari afite umugambi wo kuba umukuru w'igihugu, kandi kuva ubwo yatangiye kuba umunyabinyoma, ashaka kugenzura abantu bo hafi ye, akoresha ibinyoma mu kujyana abo hafi ye mu cyerekezo ashaka kubajyamo. Ambasaderi Ngarambe yasobanuye ko Habyarimana abonye amaze gukora coup d'etat
kwica perezida no kwica abanyapolitike bakomokaga mu majyepfo, yashatse uburyo yakwigarura imitima y'abahutu bo muri iki gice kugira ngo bazamufashe gushyira mu bikorwa umugambi wo kurimbura abatutsi. Nubwo Koloneli Lizinde ari we waburanishijwe mu rukiko rwa gisirikare rwa Ruhengeri ashinjwa kwica abanyapolitike bakomokaga mu majyepfo, Ambasaderi Ngarambe yagaragaje ko ibyo bitari gukorwa Habyarimana atabitanzeho amabwiriza, ahubwo ko byakozwe mu buryo bwo kwirinda kwiteranya nabi wabo. Ati Lizinde yabigizemo uruhare, ariko perezida wawo w'uwo mugambi yari Koloneli Ntibitura washyigikirizaga Habyarimana raporo umunsi ku wundi. Kuva mu Gushyingo mu 1974, Perefegitura ya Ruhengeri yayoborwaga na muramu wa Habyarimana, uwo ni Monsieur Zede. Icyo gihe nibwo izo mfungwa zishwe, rero ntibyari gushoboka, ntibyanakumvikana ko Lizinde yari gufata icyemezo cyo kubica Habyarimana atabizi. Ibuka ukore subscribe kuko tuba twabahaye inkuru koko. Yagaragaje ko cyane cyane kuva mu 1993 Habyarimana yakoze ibishoboka byose kugira ngo yubake ubumwe bw'abahutu, Hutu Power. Ajya mu nzego zose zirimo komini, ashakisha abantu bakora ubukangurambaga bwo kumvisha abaturage ko bahuje umwanzi umwe witwa umututsi. Ati yashyize mu bikorwa uburyo butunganye, buteguye, bugamije kubiba ingengabitekerezo ya jenoside mu Banyarwanda bose, mu Bahutu bose. Babiteguye kuva mu bwana, kuva mu mashuri abanza. Tariki ya mbere Ukwakira mu 1990, ingabo za RPA Inkotanyi zatangiye urugamba cyangwa se zatangije urugamba rwo kubohora u Rwanda. Ambasaderi Ngarambe yasobanuye ko Habyarimana yabifataga nk'amahirwe kuko yabibonye nk'uburyo bwo kurushaho kunga ubumwe bw'abahutu kugira ngo batsembe abatutsi. Ati intambara ibaye Habyarimana yabaye nk'ugize Imana. Ati ngiye gukemura ikibazo noneho, ngiye kunga abahutu, umutwe, ubwonko bwa gahunda yo gukangurira abahutu kurwanya abatutsi. Naho yaba ari uruhinja n'umukecuru utakibasha kuva mu gitanda, ubwoko bwayo ni Habyarimana n'abantu be. Ambasaderi Ngarambe yasobanuye ko Habyarimana yari afite itsinda ry'abari bashinzwe ubukangurambaga bwo kwangisha abahutu abatutsi, yari iyobowe na Nahimana Ferdinand Barayagwiza n'abandi. Abo bakaba bari bafite ubutumwa buvuga ko u Rwanda rwatewe n'inyenzi zaje zituruka Uganda ziherekejwe n'Abagande, bagamije kumvikanisha ko abahutu bagomba guhaguruka bakirwanaho. Nubwo Habyarimana yapfuye tariki 6 Mata, aho ni mu kwa kane mu 1994, jenoside yuhiriye yashyizwe mu bikorwa mu gihugu hose guhera ku munsi wakurikiyeho. Mu minsi 100 yamaze cyangwa se mu minsi 100 yamaze ishyirwa mu bikorwa, yatwaye ubuzima bw'abarenga miliyoni 1. Nicyo cyaha kiremereye cyane cyakorewe ikiremwa muntu mu kinyejana cya 20. Nuko dufunitse ikiganiro cya Ambasaderi ndetse n'ibikubiye mu gitabo cye. Ese wowe niki wize uyu munsi? Niki cyagutunguye? Tubwiye muri komenti. Ni hano ukurikira inkuru. Nitwa Samuel Mugisha, naho ubutaha.